yabonye ubufasha kuko niba harimo ikintu cy'ihohotera, niba harimo gukubita umuntu, kumukomeretsa, hari byinshi nyuma yaho biba bigomba gukorwa kugira ngo na wa muntu yongere kugira ubuzima. Kandi iyo abantu bemera amakosa byanga bikunda ubwo nabyo bagomba kubishyiramo uruhare, kuko n'umuntu afite ingaruka zitari nziza zamugezeho kubera ibyamubayeho. Ngira ngo rero tugiye kubiganira turi kumwe nawe kandi tunamushimira kuko yakoze kwitanga. Umuntu ukirwaye aka kanya utameze neza, ariko yavuze ati ndaza kuza namwe mbane namwe. Turaza no kureba nawe byanga bikunda nubwo yahohotewe, ntekereza ko asubiza amaso inyuma akabona wenda hari nk'ikoza ashobora kuba yarakoze. Ese yakuyemo butumwa kibuza kuza no guherekeza n'abandi bafana muri rusange kugira ngo icyabaye kitazongera kuba ikindi gihe. N'umujene w'umujyambere nakunze ukuntu rwose yumva ibintu. Reka tumuhe ikaze, uregera mikoro cyane cyane nk'uko ubona ameze cyane rwose, hanyuma tuganire. Abantu banakureba ibikomere ndi kubibona, ariko ndabona biri kukira, biri komoka, ariko biriho no mu isura vava. Bavuga ko wenda igice cy'umutwe ari ikintu muragomba kwitondera, ko hari udutsi duto tubano hafi munadashobora kubona, kujya ushobora kugwa nabi cyuko wakubitana umutwe kabuvuye ku birayi. Abantu bari kumubona. Reka tuguhe n'umwanya wakoze kuza kwitabira no kuganira natwe nk'umukunzi wa siporo. Hano ni mu rugo rw'imikino. Turahera kure, ariko wenda banza tubwire uko ubuzima bumeze uyu munota. Ubuzima bumeze gute? Abantu babanza bamenye izina, hanyuma unatubwire uko wiyumva. Murakoze cyane kumpa umwanya. Murakoze cyane kunyakira muri BNB. Yego. 89.7. So ni by'icyubahiro. Nitwa Olivier Ishimwe. Ku mazina asanzwe. Ku mazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga nka IG Ishimwe Olivier Iving, TikTok Ishimwe Olivier Iving. Yes. Hanyuma rero uri kwiyumva ute nyuma y'ibyakubayeho? Wenda tuzana bitari byiza, muza no guduhisho yuko byatangiye. Uri kwiyumva ute ubuzima? Uhere ko wumva wenda hatameze neza na hari hameze neza cyane. Yes. Ntangira wenda sinzi niba mwanyemera nkabanza ngashimira nk'abantu nk'abangaye. Ntacyo bitwaye. Take your time kabisa. Ndashaka kubanza gushimira by'umwihariko Sam Karenzi. Yego. N'umuntu bita Matici. Kuko nibo bampaye ubufasha, nakitanga ubufasha na Nepo uriya wo ku Rugendo, Rugendo TV. Nibo bantu bambaye hafi kugira ngo mbone ubuvugizi bushyitse. So ntangira reka mbere kuko umeze ukakanya uko meze. Yego, uko kwiyumva akakanya uko umeze. Nyuma y'iriya video yagiye igaragara nyine nakoze accident mu kibuga. Byaje kugaragara ko baje kuvuga ko bamvujije kandi atari byo. Yes. Ngira ngo n'ikiganiro cyabereye hano. Bahamagara perezida w'iriya company ya Tiger Beat. Aza kubivugamo nyine wari urumva, ariko yari ibintu bitangira. Nibwo nahise njya kuri iriya TV ya online ya Rugendo TV. Nanjye nsobanura ko ibintu ntanga amafact nerekana ko ibintu bimeze. Ejo twagiye kwa muganga, bahise baza baranshaka, inzego za polisi n'abandi bandi. Yego. Ba Ferwafa baramamagara, Yego. Bwa Rayon Sport baramamagara. N'abafana bamwe na bamwe baramamagara. So twaragiye duhurira hari i Remera, tujya kwivuza, bancisha muri scan. Basanga nta kibazo kinini gihari. Yego. Igihari nyine n'izindi ibikomere amaguru, no ku maguru biriho. Wakomeretse he na hehe? Wakomeretse he na hehe? Dukurikije uko waguye, munabona warabanje umutwe niva, ariko wabonye ko yageze hasi. Urumva mfite nagiye gusimbuka. Dubwira uko byagenze. Wari uvuye wundi, twe twabonye wiruka, wari byagenze gute? Wari uhagaze he? Wari wageze muri stade? Ne kujya tukubona hari hasi kuriya baguteze ukagwa, byagenze kugira ngo utangire guhaguruka wiruka. Tuye ku rugendo rwawe uva mu rugo ujya kureba match. Urumva nk'ukuntu byari bimeze ubundi. Urabizi yari match ya Police na Rayon Sport. Yego. Nk'umufana nanjye ukunda Rayon Sport. Yatangiye ntanahari.
ndi ku kamoto ndumva nibwo saa moya zamfashe yego ngira motari iti ihute senyisa ndayongezaho twageze imaze iminota 3 itangiye match yego ubundi ntago match igitangira ntarahagera n'ubwa mbere byari bibaye urumva byatangiranye utumintu tw'utumenyetso ko bitari burangire neza ibijya gushya ngo birashyuha so nagenda nicara muri match turafana umwuka urabura neza igitego cyabuze yego nko ku munota wa 70 ndumva 69 igitego cyagiyemo ewana twari twicaye ahantu hari ahegera muri VIP no gufana neza byarananiye igitego kigiyemo ndicara numva nyine mbuze nk'ikintu mvuga umva ubuza amahoro wumva kuri numvaga nishimye cyane cyane ariko so ndavuga ibintu ndabona birenze no bwa mbere nagiye kuri stade inshuro nyinshi yego z'i Kigali mu ntara no bwa mbere nagiye kuvuga ngo nikoremo ntanga amafaranga no bwa mbere byari bigiye kubaho yego nari mfite udufaranga dukeya mba nabonye ahantu gutyo mu kazi nyine bisanzwe navuga reka nze nkuremo nk'icumi nihere umukinnyi umukinnyi igitego cyagiyemo kubera ukuntu cyari cyabuze uravuga uti ngewe ngiye gufata amafaranga rwose numve namushimira ariko aho ngaho ntabwo nabikoze match irimo nabikoze match irangiye nabikoze match irangiye nibwo nagiye gusaba uriya mu bari ababonsa nyine badufata bari kwinjiza abantu ngo bafite amabaji gusaba abanyamakuru ariko hari n'abandi bari kwinjiriramo hagati senge wambabariye ko ntakubeshye ko mfite baji cyangwa se biki ninjire mu kavuyo ko ngusabye wambabariye hitangira amafaranga ati reka ntabwo bishoboka hagati se wambabariye koko ndakwinginze mbasi ntanga amafaranga nigarukiye ati wapishaka ibyawe nararebye mbona hari umupolisi uhagaze hirya yiwe mbona arimo gap ukuntu ubona harimo akanya navuga ati ahantu nahaca urumva ariko n'ubusaze ntabwo cyari igitekerezo cyiza ntabwo cyari igitekerezo niyo mpamvu twavuze ngo wenda hari n'ibyo wicuza biza kuba n'isomo nahise nsimbuka njya mu kibuga mbona bashaka kuza kunkurikira bankurikiye ndavansa wiruka cyane ndakserera mbona bankurikiye ari babiri mwabonye kumwe naramucenze cenga n'uwa kabiri uwa gatatu uwari unkurikiye inyuma arambwira ngo iyo nyana y'imbwa ntigucike reka none wa mutipe nawe sanga nimba wonsa gutya ngana n'umusore narase none ndamucengera ndavuga reka nze nsohoke muri nsimbuke cyapa njye mu bafana ntangire nk'amafaranga wenda mvuga ngo nangiye gutayiminga nyine ngiye gusimbuka tipe wanjye abona ko ngiye kumucaho nyine nawe abankubise gutya araguteze sa nkugiye kumusimbuka nawe abankubise umugeri ariko ubona ko nawe ntago yabiga nakazi nyine nakazi niko kwakugwa nabi rero nkubita nshinga ahangaha umusaya hasi mwabonye ko naguye nk'inuma nakubise agatuza hasi bitanda naryama buri ntago nzi ngo nabyutse hariya gute ariko mu bantu bavuze ko hari uwaje kunzamura ikabutura yari yabaye nk'impanuka mu gato nanamushimira cyane mvuga ati wamumpa tugahura nka mu Felista yego kuko burya ubwambure bwawe ni ikintu kiba gikomeye so aranzamura ikabutura ngo naramubwiye ngo thank you ariko ntago mbizi ntago byibuka kuko ngo nabariya banzovu baraje tipore iki n'ibiki hasi haza umutipe w'inshuti yanjye arantwara bansora stade tugeze kuri tape nibwo nagize ubwenge nibwo nagarutse nyine nk'umuntu ndamubaza se Shafi match ya Rayon Sport na Police tuzatera ryari araseka kandi tuyivuyemo urataye ubwenge urumva nari nataye ubwenge ntabwo nari mbizi ndongera ngati se telefone yanjye yohiriye telefone ubwo ngubwo bari bayibye ku cyumweru cyabanjije twakinye na APR ati reka na telefone ufite telefone ufite naga telefone gato kandi ngakunga ko ari umufuka ati ndamubwira se we ntabwo uzi ko mfite iPhone man ati yo bayibye ku cyumweru ntago ari none ibyo ku cyumweru ntago ari ibyaka kanye ati timare ntago sinzi ibintu numvaga nyine ndi ntazi ibyo ndi kuvuga tu yes turagenda arambye ati rero wowe ngutegeye moto nawe wantu uri kuva amaraso ushoye kugera mu rugo utari kugenda neza tugende n'amaguru nk'iminota nk'itanu turabona gufata moto tugera mu biryo go arambye ati se nugera mu rugo nturi burye angura ibiryo birananga dufata moto tujya kwiryamira
numvaga nta bintu byahatari ariko mu gitondo nyine nahise ndyama nkigera mu rugo yego nabwo nabyutse mu gitondo ya masaha nyine yo gutigira waraye utagiye kwa muganga ntabwo nagiye kwa muganga kuko urumva nababonye ngo aho ngaho abambyukije nabo ntabwo babyitayeho nanjye ntabwo negeze mbyitaho gusa ngiye icyo nzi cyo uwo mushafi n'umushiti wawe ni umushiti wanjye tugendana ubuzima bwa umunsi ku munsi so nkiri aho ngaho ntaragera mu rugo numvaga nyine ndi kugenda mu mugongo uhandye ukuntu ako nkavuga ati biriya ni bya bindi bisanzwe biraza kuza koroha biroroha so ndaryama nk'ibisanzwe mu gitondo Shafi aje kureba uko naramutse arambwira ati se ntabwo ujya mu kazi ndavuga ati Yesu Kristo amasaha yari yancitse ahubwo isaha bundi hari isaha z'akazi ziba zarakugiye mu mutwe vanga izisa ngomba kuba mbyutse mvuye dushe n'ibiki so ndabyuka sanga amaraso yuzuye mu buriri ibi ni ibiki sanga amashuka yose yabaye y'imyeru yabaye imituku amaraso yes ndavuga nta bidanje ariko nkajya numva neza hajya naraye nikoreye nka stade umva unaniwe ndemerewe wajya bambusha n'umutwe cyane nahise mfata ka penikira n'ikinini cy'umutwe ndabinywa kugira numve ko nyine basi nabanuje ndavuga ati wasanga ari bya bindi by'iminaniro nyine iri aho ngaho none ndagenda ngeze mu kazi ndicara kuko nta telefone nari afite bari barayibye nyine nicaye yashize nk'iminota 5 nkajya numva agatuza kari kurushaho kundya nta n'ikintu ndi gukora uhumeka kumva nkumva mu mugongo wajya bari gukubita nk'inkoni hasi none byagenze gute bandoze agatushoye gusanga bampakinze nawe wamenye noneho nicaye sinzi umuntu wampaye akantu tese Olivier ibi bintu byarabikubayeho wabibonye akwereka video ndavuga ati ninjye wahise uvuga uti noneho kanjye kwa muganga ndapfuye mani nagiye no kwa muganga ntabiteganyaga kubera ukuntu wabonye video imeze nubwo bibaho nibwo nyine nahise numva nko mu ako nubwo nahise ntekereza kujya kwa muganga ako kanya ahubwo ikintu cyatumye ntekereza kujya kwa muganga yari no kunyomoza uriya mugabo wiya wavuze ko ngo bakuvoje wavuze ngo ari first aid yangenewe bankoreye ngo ambulance ako nawe yari afite ukuntu nyine ashaka kugarda nka image yes ndavuga se ibintu ndabikora gute noneho bakavuga ngo banshatse ngo bambuze ngo ibiki n'ibiki nkavuga se ngenda bashakira none kubera ko nari mbyumvishije nari mfunguye akarinki kuntu ndi kuri computer ku kazi kuri BNB nkunda kuyikurikirana buriya live so numva Clarissa bari kubivuga ndavuga ati gute none bari kuvuga ko bambuze bampaye first aid bitambwira umushiti wawe agatese man ko turabajyamugi tubuze n'umuntu ukorera online basi niyo yabavutse ejo ko mbizi ko twamubona tuvuganye yego uyu muntu bwa nta minota 10 yashe atareponje yahise atigita banigitira ibinyamakuru nk'abingaye ndavuga okay reka nje kuri uyu nguyu tuganire ndabizi nabicishaho ubwo bwari bubinije numva nagiye mu kiganiro nka saa 12 n'igice ubwo nari ntarajya kwa muganga nkijya mu kiganiro turavugana bavugana na Clarissa duhuza n'uriya mukuru wa Tiger Gate turavugana nawe aravuga ngo nyine asubiramo bya bindi yavugiye hagati rero urabeshye cyane ndamubwira ati nta butabazi nta kibyankoreye mwandetse ndagenda urumva nabo ngo bagiye mu bintu byo kunshakisha n'akavuyo kabareyo n'ibiki byose barambura hagati aho ngaho tugeze tukiri kuvugana na gutyo n'uwo muyobozi nagati rero nari ntangiye no kumva nyine ntangiye ibintu bya kamere zimwe ziba mu bantu abateka ntambabaze yego mbwira umuntu wari ku directing ikiganiro ndagati bubiretse dusoza n'ikiganiro tubyiyorere so nibwo baje kohereza umukuru wa polisi natanze nimero umukuru wa polisi aramamagara witwa Alex niba ari sinzirindi yego mamagarwa n'umuyobozi wa Rayon Sport yego mamagarwa na ba Matici na Claude n'abarwa Rutabura n'abagacuma n'abande bose baramamagara bagati muhungu wacu ihangane gutya na gutya biraza kumera neza tukuri inyuma y'humura nta kiza okay buracya naratashye mu gitondo ndaryama numva nyine n'ubundi bikiri kundya ako hagati aho ngaho nuko nasimbutse akantu hari utubuhanda n'amabona mfunzemo hano yego nabanje guca kuri pharmacy kuko numvaga nyine biri too much icyo cyari kiri kundya
nahanga numva hari kundya hari kanze yego urabona ko nagushije gutya wagwishije amaboko yes bitanguraga akanuzaga kiriya bandana ndazirika nzirika no kunuza ku gisebe bampa n'umuti wo gushyiraho nkajya nshyiraho kariya ga scotch ubwo mwabonaga nyine meze nk'umuntu wangiritse cyane mfite ahantu none nangiritse cyane hano ni mu maso ubibona n'akaguru hari igisebe na ibindi twagiye mu cyuma ejo tujya mu cyuma bancisha mu cyuma basanga nyine ngo nta kintu nangiritseho kirenze ni ibisanzwe nyine nko kuwagwa hasi bisanzwe nta kibazo nagize kuvira mu imbere nta mutwe nta kibazo ko abantu babonye bakubise umutwe nanjye nakubise umutwe hasi kuko urumva niba ubuze ubwenge ako kanya muri icyo gihe yego hari ubwo umutwe ubagize connection urumva ariko kwa muganga bo batubwiye urumva ntabwo wasuzugura inama za muganga yego kandi n'abantu bafite tekinoloji nabonye bahambaye yes baravuga ngo ntago biri grave baduha ibisubizo aho ati uzagenda wivuze bisanzwe utegereze ko ibyo bikomere bishira cyangwa se no kubyimbuka bikarangira birarangira nditahira nyine ndavuga nta kundi ariko hagati aho ngaho nubwo mutabimbashije yego habayemo kwiyunga urumva ubundi siporo n'ikivuze ni fair play yego n'abafana byose inzego zose ziri hariya tuba tugomba kugira fair play nyuma ya match ntago nawe kuvuga ngo ngiye kurega ngo ngiye gutanga ikirego cyo kurega uriya mu security kubera ko ngo yamuhoteye kandi nanjye nakoze amakosa yo kwinjira mu kibuga nta burenganzira mbifitiye ririya ni nikosa ndaza kubisorezaho turaza kubikomozaho cyane so twagiye nyine kwaka imbabazi baratubabarira sinzi ariko mwahuye ryari kuko byose byabaye ejo umunsi ejo wahuye n'abandi ejo twahuye n'umukuru wa Tiger Gate yego duhura no muri Ferwafa na polisi hari yego ndumva na RIB muri yunga kuko na Sport nayo bamaye wamutama waguteze we ntago yararimo oya warafunze arafunze ariko ejo nagiye kumusabira imbabazi yego ndumva none bamure sinzi nuko batarama makuru ariko ndumva bashoboye kuba bamurekuye none nibyo byiza kugira umutima nk'uwo reka rero tugiye ku kintu gikomeye cyane abenshi bari no kwibaza hari n'abari gutekereza ko wenda atari amarangamutima y'umupira cyangwa se ya ruhago yagukuruye ukirukankira mu kibuga kuba bazi ko bafana rimwe na rimwe igihe cyo kwishima hari n'igihe abantu baba banywa n'inzoga n'agacupa bakavuga bati wenda wari washyizemo n'agacupa amarangamutima kurusha imbaraga akutegeka kwirukanka mu kibuga nyine urumva ahantu hari muri public abantu bose buri wese afata ukuntu ikintu agishaka yego njye n'ubusanzwe icupa ndarinywa ntago mbihakana ariko njye ngira condition sinjya nk'icupa ngiye mu kazi icupa muri weekend nabwo muri weekend nzi ko ntari bujye kuri match cyangwa se mu yindi ceremony itazansebya nyine yego ugasanga hari image mbi ngaragaje ntago njya nk'icupa ngiye kuri stade kuko nkunda gufana ntago wafana wanyweye inzoga ngo bive ukeye kushaka gufana nka rwa rutabura kandi bose igitego kijyamo akakubaza ngo ninde ugitsinze kandi ari guserebura ntangiye mfana ibintu biri mu mucyo ndasaba kunywa ibiyobyabwenge nagiye mu kibuga ari ibyishimo ngiye gutanga n'amafaranga ugiye kumuha ariko ugiye kuyahandi nari ngiye kuyaha umukinnyi watsinze igitego Fisto nari ngiye kuyaha ugiye kumuha inote y'10 naye wati kabisa uri umuntu w'umugabo none ikintu cyantangaje cyatumye nanavudereka Fisto narebaga Fisto ku ndeshyo y'itungana nkabona umuntu gutsinda igitego cy'umutwe baragatsinda igitego cy'umutwe n'abadefense bari byakurenze akumva feri mu kaguru ziri kwanga avuga se nanjye ngo ati bro usimbukisha ku buryo utera igitego cy'umutwe kikajya mu izamu wana nawe ati mujama nge urumva ngewe n'aba Sarupongo bose bagikina narajyaga kuvuga ngo amafaranga mvuyemo ngo ndayatanze byabaga ari indi topic hako nje ntago nari nzi ngo byagenze gute nashidutse numva nyine muri mind ari cyo kintu kijemo fast ndavuga reka nsimbuke mu ibiceri nigendere kuko naje gushaka inzira barayinyima naho gati ntago nayararana ndasimbuka nzi ngo ngi nabo kuko nabonaga bari kureba mo harya hepfo muri hatwikuruye ariho bari wajya niho bari bugume batari buze badusatira ndavuga nje noneho reka mbasangeyo
abariho mbahera amafaranga nibwo najyaga muri stade mbona biri kwanga batereka nkwepe nsohoka nsanga abafana meni hari abari bari benshi ngiye kubasanga bamuha amafaranga muhera amafaranga so biza kurangira nabi ndiyeje do rero hanyuma nyuma y'ibyo byose wavuze uti hari nubwo twumvise ikiganiro ariko hano tukumva arimo arabeshya umuyobozi wa Tiger ko bari kukuvuza kukwitaho byaje kurangira gute byarangiye mwiyunze ariko se ikijyanye no kukuvuza kumenya uko wenda bashobora no kugukurikirana babigizemo uruhare gute ari nabyo burya tujye tuvugisha ukuri nanamushimire cyane twarabonanye nyine ndavuga ngati se wanjye kwiriya bintu ni ibiki wavuze kumva utabeshye arambwira rero umuhungu wanjye urabizi uri umunyarwanda turaganira ibintu mbega twagiye guhura kuko yari kuri phone twagiye guhura twabaye inshuti already twavuganye biraho ngaho twaragiye baramvuza atanga amafaranga yose niyo wayishyuye hari n'andi magambo ndi kumva ku ruhande ngo hari ikiguzi nabaciye kugira ngo mbabarire ngo nuriya amasekirite iyo ni inkuru ariko yo kubeshya yego nawe arabizi ni ikinyoma ikintu yankoreye ni ukumvuza ni ukukuvuza nta kindi kintu namwifuzaga ni ukumvuza bikarangira ibintu bigasubira mu mahoro wenda n'ibintu byangiritse kuri njyewe akabikoresha nk'isaha yanjye niyo yindi nawe ati yingurire nawe n'imfura arabyemera cyane ati nta kibazo yego nzayigukoreshereza cyangwa se nyakugure nta bindi nta kindi imbabazi ni za sportif nta suko y'amaye amafaranga nawe arabizi nta mafaranga y'amaye yes wabonye buriya aba bashinzwe umutekano bakeneye kunoza akazi kabo gute hanyuma natwe bafana dukeneye kuborohereza gute kuko icyakubayeho uyu munsi ejo gishobora kuba ku wundi mufana kandi ntabwo byaba ari byiza ibyo bintu rero sinzi reka mbere kuba ariya bashinzwe umutekano muri stade feste nkuriya mu yitwa niba ari Karekezi niba ari hafi aho ngaho uriya wa Tiger Gate nyine ndi kwibagirwa izina rye riri kunyisoba kandi turi twabaye inshuti we urebye discipline afite kandi yakoze mu bounce ambwiye ko amaze nk'imyaka niba ari 22 ni myinshi cyane urumva ni myinshi ariko afite discipline hahandi yanyeretse umuntu wamusunitse ku kibuga gutya nge ndi bounce kuri uwo muntu akanga ati ntihongeye kubikora ibyo bintu ubikorera ndi utari njyewe byaba bibi niwo umuntu twarahuye nyine kandi n'umuntu ukomeye mu kuntu nakwe ntiyara na muzika akomeye urumva ari gutafata kubita yego ako afite discipline afite ukuntu afite discipline muravugana nyine ukumva ari umugabo afite discipline ni naho hantu twanaherewe yatugira connection kubera ko nyine hari hajemo n'akantu mudahuze kuko hajemo akantu ko kubeshya ko bagufashije ko nyine urumva kandi yari defandaga wese ni plan yakoresha so ikintu bagerageza ni nka Ferwafa gwa briefing abantu batanga akazi hari nta kujya kureba abanyamwuga buriya babonsa batera umuntu bajugunya hanze tubaze mu kabari mu bitaramo nabwo ibikomeye nabo ababikora kuriya nta ngaruka nzima bitanga ntazo biriya ni nk'itabi ni nk'itabi ni no nko kubura umuntu ubikoze ubishaka ntabwo umuntu babukurimo kuko nka buriya nayo mfite risk yo gupfa kuko nagukuda gatuza hasi simbyuka bigahita birangira urumva so bisaba rero kuganiriza bari abantu mbere yuko babashyira mu kazi baha badge ngo mujye guhagarara hariya bakababwira ko fest ari abantu batari inyamaswa n'inyamaswa ntabwo zikubitwa cyangwa se zifatwe uko ziboneye babanza kubahugura bakagira training bacamo nka zino societe zikora imitekano z'abasekirite zisanzwe babanza guca mu training so abantu rero ni ukubacisha mu training nicyo kintu nge nabonye nta gufata umuntu ngo umubonye mu kabari yakoze iboko ntuza havuye wenda ari wawe afite imico itandukanye uraje umutereka ngaze agaidinga abantu barenga 1000 bari kuri stade ibyo ni amakosa bashoboye kubafata bakabanza bakabashyira mu mutwe ibindi bintu ko turi abantu babaje kureba abafana bagira amarangamutima atandukanye kandi baba ari na benshi n'ibitekerezo biratandukanye wabonye ko hari n'uwari wuriye mu hejuru
yaruriye we yaratsindiye ipoto arayurira kandi umupolisi yaramurebaga gutya ati watubabariye ukabyara ukamanuka ko tugusabye imbabazi urwaye utabura ubona indi foto ari kureba fande gutya agiye nko ari kwa mugana ntiba byoroshye n'amarangamutima yose kuki umupolisi atavuze ngo umusore kamanze mu mucisha akanyafu kandi ari umuntu nyine abona katinyitse so ni discipline y'abantu bagomba kubanza guhabwa atari gufata ubonye wese ngo ugiye gutuma akazi yes wirirwa kuyemo irihe somo ryaherekeza na buri mufano uri kutwumva akakanya kuko icyo mpamya ni uko nawe uzi neza ko ari amakosa wakoze warenzeho ku byo wagakwiye witwara cyangwa se ku buryo wagakwiye kuba witwara nk'umufana biza gutuma ugira risk yari no kuza kuva mu rupfu. Yes murakoze aho hantu reka mpavuge nabanje kubitekerezaho cyane. Alex yarambwiye ati Olivier wenda tuvuge ko barakuvuje yakemutse ati mbese iya kiburi gupfa wa amini iya kiba wapfuye ubu twari kuba tudiringa nande ati none we nk'umuntu w'umugabo sinkubwiye byinshi tubuse sinagufunga nta buri kosa ngo ushinje first wagiye mu kibuga bitemewe n'amategeko nta ubona umukinnyi umufana ajya mu kibuga ikipe kirimo TADR niyo yaba yavuye mu kibuga buriya nta burenganzira yego nta mufana burya ntago yemerewe gukandagira muri iyo match yaba yarangiye tabifitiye uburenganzira tubungubu tuvuge ko ukubisaga tuzariya hasi usanze hariho nk'icupa rimeze gutya irakwishe ukubise murapfuye basi ubu ntago wabugiye gushyira abantu mu bibazo wananiwe gukontoranga amarangamutima arambwa ati rero wa mugabo utahe witekerezo nanjye ariko ndaho ngaho nande bati no buvuga kabisa nibyo rwose buvuga kabisa ibintu byo kujya mu kibuga wirukanka umva mbonere umbwire n'abafana rwose Rayon Sport buriya nigira abafana bagira ibyiyumviro byinshi cyane birenze aya umureyo wanyaho ntazajye mu kibuga atazahuriramo n'ibibazo kuko bashoye kugufata ntibagukore nk'ibyo bankoze urumva ariko nyuma yaho gahura n'izindi ngaruka zitari nziza zitakubera nziza hazamo no gufungwa bansomye amategeko aravuga ati buri guhungabanya umutekano w'abaturage n'ibishina byose birimo aho ngaho ari nabwo mboneramo gutanga ubutumwa ku bafana njye naganiriye na Fande kandi Alex yarakomeye yarambwiye ati uzatange na message mu bafana umuntu uzirahira kongera gukandagira mu kibuga njye nzamwifungira kandi ni ibintu message sugize amahirwe yo kuwitanga kandi neza cyane twongere tubisubiremo iyo message uyitambukirize kuko yarabigusabye kandi abafana bareyo turabizi rwose amarangamutima yabo rimwe na rimwe hari igihe ahinduka ukundi cyane nk'ejo bundi tugiye gutwara igikombe niba tuzagitwara i Remera ntabwo nzaho tuzagiterura ariko muzagiterura babafana bagenda bahagaze ku mpano za noneho ku mamoto celebratinga ng'insinzi umva muzaze tuzaca mu kayira k'abanyamaguru kabugenewe tugende neza rwose nge nzanabagaidinga babwira ati ibintu narabihuguriwe mu minsi mu masaha ngana narabihuguriwe muzibereke nta bintu byo kujya guhagarara ku mamoto kujya mu kibuga indi topic kabisa Fande yarambwiye tubwire abafana abo muzahura kujya mu kibuga buriya ni ikosa banagufungira ahubwo ukajya n'igikondo n'imyaka nk'itatu mu nzererezi wakoze amakosa mabi cyane urumva mfite nk'uriya musekirite njye yatumye afungwa iyo ntajya mu kibuga ntabwo yari gufungwa kandi afite umwana w'uruhinja n'umugore ibyo bintu sinzi niba uri kubyumva urumva ngo n'akazi atari gukora uwo mwana n'uruhinja bari kwicwa n'inzara bambwiye ngo umugaburire namugaburira iki nacyo ni ikindi kibazo nawe si umwana nawe agiye kujya ku gatuza kandi akure vumva ngo nafungishije se kandi ndavuga ati mumbabarire niba bishoboka ahubwo niba bishoboka kereka abone mwafunga nk'akumweru kamwe ariko mukazandeka mukamurekura kuko ni ibintu mani gufungisha umuntu noneho ku bintu byatewe nawe ari ibintu by'ubugabo nta bugabo birimo kabisa. Alright, mu buzima busanzwe si bundi ukora iki usibye kuba uri umufana wa Rayon Sport? Mu buzima busanzwe ndahiga nk'ibisanzwe
hano Mateus niho umuntu acururiza amashuka acuruza ibintu byo kuri amashuka gute ameze gute ngiye nkunda amashuka byatari ibiringiti y'ubwoko bwose ibiringiti amakuvleri amashuka afite elastique uragira byose harimo y'umukara urambere mukiriya abantu nabo umuntu abatekerezaho hari igihe uyaburamo akavuga ati uzige gucuruza umukara iyo uvangiye ubusa neza cyane umukara ariko ni na decoration cyane uyafitemo arahari mashuka Uburaza. bari rwose turanaranguza ku giciro cyiza cyane ni fresh okay turavugana turaza kubinyura mu gikari yatukira aho ngaho Papa Messi yanditse ati yo Olivier Mureyo w'ukuri pole sana komera uzakire mu izina rya Yesu abisi niko bamera ariko ntucike intege nkubwiye izo nariye kubera reyo wakumirwa gusa nta wayidukuramo ihangane wangu ati tanga nimero zawe ntawabura abakunzi ba B&B ndetse n'abareyo bagukandira akanyenyeri kabisa ariko ubundi ubwo ntabwo banagusuye akanyenyeri barakamukandiye ariko nuba bakamukandira why not bamwomero agasebe muzima buriya bareyo n'abantu yabaye igitambo ku bareyo undi wari kuzonyenda kubikora abareyo ni abanyarukundo umuntu udafana reyo sinzi ibinafana ahubwo dufasha akanimero bagapini ngangaha ni kangahe nimero ni 0782 wetse gatugenda gake okay 07 82 82 79 2 6 wazisubiramo 0782 79 2 amazina ariho ni Olivier Nishimwe okay yes no Olivier yego nanye ndabibonye Olivier twongere twibutse abantu ubu ngubu muri kudukurikira kuri channel yacu y'ikiganiro n'undi yitwa B&B 226 ntabwo muzongera kutubona hahandi mwajyaga mutubona impamvu niyi ni ukugira ngo iki kiganiro tugire umubare munini cyane w'abantu tugire benshi badukurikira nubwo tuje duhereye ahangaha ariko nibyo byiza nawera kuri 5 atahere kuri 0 tugende tubyubaka nk'ubu rero ndashaka ko abantu bakanda subscribe ku buryo tuza kuva ahangaha byibura tubaye nk'abantu 50 tumaze kugira 24 so baze byibuze dutahe dufite ijana dutahe dufite ijana amasaha abisi dufite 50 byibura kandi birakunda cyane baze kabisa kugira ngo tubone nukwandika B&B 226 official hanyuma ugahita ukanda kuri subscribe aho tukajya tugendana umunsi ku wundi turaza tugana ku musozo mu kanya gatoya kugira ngo tumurekure nawe ajye mu zindi gahunda n'imirimo mu mujyi hariya ariko ubwo mu minota 6 gusa tugiye gufata akaruko gato dutumikira badutumye hanyuma nitugaruka tujye ku buzima rusange bwa Rayon Sport kuko no mufano ukomeye wayo ariko tunagenda tugana ku musozo tuze kuhava tujya no mu yandi makuru twebwe dutandukane namwe neza ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Iyi ni yindi saha yo kwiyubaka widagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye ni kuri 89.7 FM ni saa 10 kuri B&B Kigali 89.7 FM umunota w'ubwenge la minute de sagesse sobanukirwa ibi menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi. nubwo mu gihe cy'impurirane twavuze ko ari ishobora gutuma hatangwa imyaka myinshi mu gihe cy'ikatirwa aho umucamanza atanga igihano kuri buri cyaha maze akabiteranya aha twabonye ko hari ibyo agomba gukurikiza. Mu Rwanda buri cyaha cyakozwe kiba giteganyirizwa mu itegeko igifungo kigomba guhabwa. Niba ari icyaha gihanirwa igihano cya burundu itegeko riba ribiteganya. Niba ari icyaha gihanirwa igifungo cy'imyaka 25 ari nacyo igifungo cy'igihe kizwi kirekire itegeko riba ribiteganya. Aha rero ntabwo byashoboka ko mu Rwanda wabona umuntu wakatiwe imyaka 100, imyaka 200, imyaka 400, imyaka 1000 kuzamura. Ahandi bijya bibaho ko umuntu yakatirwa igihano kiri hejuru y'imyaka azamara kwiza. Gukatirwa imyaka myinshi biterwa n'uko umucamanza bateranyije imyaka yose akurikije imyaka iteganyirizwa buri gihano cyakozwe. Iyo ibyaha ari byinshi kandi biremereye bishoboka ko umuntu yisanga yakatiwe imyaka myinshi.
impamvu banabara igihano ku byaha byakozwe hagendewe ku mpurirane y'ibyaha imyaka ikazamuka ikaba myinshi ni uko usanga ibihugu bimwe na bimwe bitagira igihano cy'igifungo cya burundu. Urugero, ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi kubera igitutu cy'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu byakuyeho igifungo cya burundu ndetse n'igihano cy'urupfu. Impamvu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagiye itanga ni uko umuntu wakatiwe igihano cya burundu atashoboraga guhabwa imbabazi zisanzwe zibaho zo kubabarira abanyabyaha mu gihe baba bitwara neza mu gihe cyo kurangiza igifungo, kabone niyo yabaga amaze imyaka myinshi afunzwe. Aha rero kubera ko batagifite biriya bihano bagiraga kugira ngo bakumire ibyaha muri sosiyete, amategeko yabo usanga aba agena imyaka myinshi y'igifungo ku cyaha cyakozwe bitewe n'uburemere bwacyo. Urugero, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihano kiba gifite imyaka y'igifungo cyateganyirijwe n'itegeko. Amategeko yawo ntabwo ateganya igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubujura bwitwaje intwaro, ariko bitewe n'impurirane y'ibyaha bihurirana n'iki cyaha buri gihano giteganyirizwa imyaka 10. Aha ni ukuvuga ko umuntu ukoze ibyaha 10 byahuriranye n'icyo cyaha umucamanza mukatira imyaka 100. Birumvikana ko iyo hari impurirane y'icyaha bitewe n'uko bingana n'uburebure bwabyo, iyo umucamanza ateranyije imyaka ya buri gihano usanga igifungo kibaye imyaka myinshi rimwe na rimwe ikarenga iyo umuntu asanzwe amara ku isi. Hari bamwe mu bantu ku isi bakatiwe igifungo cy'imyaka myinshi. Mu mwaka w'1976 urukiko rwo muri leta ya Alabama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwakatiye Dudley Wayne Kaiser wari ufite imyaka 74 y'amavuko. Icyo gihe yaziraga ibyaha by'ubwicanyi butatu yari yarakoze, aribwo kwica umugore we Emily Diana Kaiser na nyirabukwe Eunice Berenga n'umunyeshuri wigaga kuri kaminuza ya Alabama. Mu mwaka w'1977 yari yarakatiwe igihano cy'urupfu aho yagombaga kwicazwa ku ntebe y'amashanyarazi, ariko nyuma igihano cy'urupfu cyaje gukurwaho muri iyi leta, maze nyuma yongera gukatirwa mu mwaka w'1981 akatirwa igifungo cy'imyaka 10,000. Ubu urasobanukiwe, guma kuri BNB Kigali 49.7 umenye byinshi kurushaho. Ibaze utunze telefone yihuta nk'uko ubyifuza ikamara amezi 36 yose igikora nk'ahari nshyashya ntinakangwe n'amazi. Iyo nta yindi ni Itel A80. Ifite ububiko bwa gigabyte 128 wabika amafoto arenga ibihumbi 40 yose hamwe na kamera yayo ya megapixel 13. Ifite RAM yongerwa ikagera kuri gigabyte 8 na processor ituma yihuta, ikoranye na battery ya mAh ibihumbi 5 irambisha umuriro iminsi 2 yose hamwe na screen nini ya pulse 6.7 iguha kwisanzura bihagije. Itel A80, ububiko buhagije, umuvuduko utangaje n'ikoranabuhanga rigezweho, byose muri telefone imwe. Gana iduka rya Itel uyu munsi maze utahane yawe. Nyuma yo kuba ubukombe mu gutanga interineti ya 4G mu Rwanda, noneho Mango 4G yakuzaniye interineti yo mu rugo Mango Air Fiber ku giciro cyo hasi cyane. Mbps 20 ku bihumbi 24,900 na Mbps 50 ku bihumbi 39,900 gusa. Akarusho kandi router ndetse na installation n'ubuntu. Gana iduka rya Mango 4G rikwegereye cyangwa uhamagara umurongo wacu utishyurwa 2550 tuyikugezaho aka kanya. Mango 4G, truly 4G network. Ariko se noneho uyu mwana akakomeje kuntesha umutwe ndabigirana. Ubuse kuko warekeye ukurira akabebe. Ariko madam, nta na rimwe hano tuzigera tubona gahenge. Buri munsi namarira, buri munsi ni. Nabigirane se ko nanjye atari ngewe. Ntubona ko nakabebe yanababutse. Wasanga ari byo biri kumuriza. Ariko kuko wasanga ari byo. Mukuremo pampa yambaye. Maze umwambike pampa ya baby step. Maze turebe ko umwana ataza gutuza. Ureba se ahubwo. Nawe gise kinaseka disi. Agomba kwishima byo rwose. Sibyo nakubwiraga se. Umwana wambaye pampa ya baby step umubwirwa no kugubwa neza bikajyana no kwishima. Ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 71 555 wanasura n'imbuga nkoranyambaga za Baby Steps.
bakunzi ba basketball mwitegure Basketball Africa League yagarutse i Kigali guhera ku itariki ya 17 kugeza kuri 25 Gicurasi. Muzaze murebe amakipe akomeye yo ku mugabane wa Afurika ahatanira Nile Conference muri BK Arena. APR y'u Rwanda izahura n'andi makipe akomeye ku mugabane wa Afurika, bose bahatanira itike kuri finale ya BAL. Buri munsi w'imikino hazakinwa imikino ibiri ndetse n'ibirori by'imyidagaduro hagati y'imikino. Iyi ni sezo ya 5 ya Basketball Africa League. We are all for the game. turi kumwe na Olivier tugiye kugenda tugana ku musozo nyuma tuze kumurekura dusimbukire gatoya ku Mavubi. Nyuma ya Mavubi turaza no kugaruka ku yandi makuru menshi ari kuvugwa mu isi y'imyidagaduro. Twari turi mu kanya ku butumwa bukomeye cyane wahawe na Fande, unagaruka cyane ku cyo wifuza ku bafana, kuko ahanini cyane aribo bashobora no guteza umutekano muke, kandi tugomba guharanira ko uwo mutekano twese tuwubungabunga kugira ngo birusheho kugenda neza. Byatanga umusaruro umeze gute ku ruhande rw'umufana, ku ruhande rw'umukinnyi, ku ruhande rw'ushinzwe umutekano, twese dufatanyije mu guharanira ko umutekano wagenda neza aho tugiye kurebera imikino cyangwa se umupira? Mu by'ukuri nk'abafana nk'uruhare rwacu kujya ku kibuga burya tuba tugiye kureba kwishima. Hari nabwo birangira ubabaye nyine iyo ubuze amanota 3 ukagenda nyine kutabitekereza, ariko mu by'ukuri niba ikipe itsinze ibiduha ibyishimo, rero witwarwa n'amarangamutima ngo bya byishimo bihinduka ibibazo kuri wowe. Okay, yes, gerageza kumekinga ashobora kuri gukora ibintu byanyabyo, witondera rega tanga amahoro ku bandi bantu. Ibyo bari gutanga amahoro ukagabanya n'akazi mu nzego z'umutekano, ukoroha muri mazi ni ukwitwararuka muri stade. Niba wicaye icara ufane usimbuke ugira ariko bidahutaza ikindi gikorwa remezo cyangwa se ubutaza abandi. Okay, yes. Alright. Rayon Sport washushanya gute urugendo rwayo muri shampiyona? Buriya rero Rayon Sport ngewe mbibona kizatwara igikombe muri fazari. Gitwara kinye bigezeho navuga ati iyi kipe nitaza mu Rwangendanye igikombe turagitwara. None abantu byatangiye kungabanyiriza icyizere nigiye APR yatangiye kudupangura amanota hakaba hasigayemo rimwe. Ndavuga ati APR nijya ku mwanya wa mbere bizabirangiye. None ejo bundi mbonye takaje ndavuga ati ariko Imana dusenga abarewe nta ni Imana y'abarewe nyine, Imana y'u Rwanda. Iriya nota rimwe ririmo twagiye tugira ibibazo muri sezo hagati bigakemuka, imvune, kudahemba bikini, amikoro nayo nabonye byarabaye no kugeza uyu munota. Arega nta kipe nose ko nta handi hantu dukura, twe turimenya. Nta budget ya leta duhabwa, turimenya nk'abareyo. Nawe wakubaza ngo amafaranga leta ikoresha iyavane, nta budget ya leta irimo. Niyo mpamvu tugomba kugongwa n'amikoro rero igihe cyose. Bizanakunda kuba mu gihe wenda bitarakemuka, ariko ibyo byo tuzabifesinga igihe kinini. Okay, tujye tunabireba cyane. Alright. Ariko ubundi sinzi ukuntu abantu bataka n'amikoro cyane, n'abakinyi barimo yego barayataka, ariko se kuki ariko tubabara cyane kurusha abakinyi barimo. Bo baba bizi niba hagize nk'amezi 2 ukwa gatatu kuzaza babahe
cyangwa babahe kamwe ariko hari na prime babaha zirabafasha buriya so uretse ikibazo cya mikoro duhura nayo ubundi Rayon Sport yagakwiye kuba itari no mu Rwanda ahubwo ngira ngo bishoboka ni ukuri Rayon Sport ni brand nini papa Rayon Sport ni brand nini tugiye kukurekura ngo dusoze sinzi niba wenda hari ikindi wumva wabwira abanyarwanda nk'umufana wa Rayon Sport aka kanya uri kwishimira ko ubuzima bwongeye kugaruka nyuma y'ibyari bimaze iminsi bikubayeho ariko nanone nk'umufana hari na byinshi ushobora kuvuga kuko ekipe ifite abantu batari bake bayiri inyuma uyu muntu atanekereza ko harimo n'abatwumva so ikintu natangira mvuga ndashimira abantu bose bamfashije banyeretse ko turi kumwe nkuko natangiye mbivuga cyane Sam Karenzi Matici n'abandi bamamagaye kuko Matici we nk'ejo twirirwanye umunsi wose yatashye nijoro ntashye nka saa 2 nibwo Matici yagiye abana mu rugo yohereje abantu bajya kubafata ku ishuri n'ibiki abo bateganyite ku mwene wacu ndamushimira cyane ewana respect kabisa Sam Karenzi nawe no muntu w'umugabo cyane n'abarebe bakanze akanyenyeri Imana ibasubizaho bavanye kandi narabashimiye cyane barakoze big respect kabisa ahandi naho mu Bugesera kuwa gatandatu nabonye n'abandi bafana bageze mu Bugesera kakanya ngundi kureba tumwe mu dustati tw'abafana dusanzwe tunaziranye mbona hari abari kuvuga ko rwose bamaze kugera mu Bugesera hari abantu bagiyeyo ahubwo umuntu utaragura tike ntiyizere kuzinjira mu stade kuko stade ijyanga abantu bakeya ijyanga abantu bakeya kandi hariya no gukora igikombe mu byibuke Bugesera ntago yoroshye nayo igikombe no kukizana hariya no gukora igikombe match zaba ari umuriro ikizere uragifite ikizere ni cyose rero nta si imikino tumaze dutsinda Bugesera ntabwo mbona twebwe ikipe baje badutega nizo ahubwo turi gucaho byoroshye yes alright reka rero tugushimira urakoze cyane kandi twaganiriye byiza byinshi ku buryo ntekereza ko binavuyemo inama zikomeye by'umwihariko ku bafana bama ekipe atandukanye hano mu Rwanda nta wakwishimira ko ibyakubayeho nawe uyu munsi byamubaho twongere tukwibutse ko uradukurikira live kuri YouTube channel y'ikiganiro musanzwe mukimenyereye ariko ubu noneho ntabwo muzajya mutubona kuri YouTube channel ya BNB Kigali FM mugomba kujya mutubona kuri YouTube channel yacu y'ikiganiro n'ubundi kitwa BNB 226 ariko noneho channel turiho aka kanya tugomba no kujya tugaragaraho muri gahunda zitandukanye z'iki kiganiro ni channel twahisemo kwita BNB 226 official aho nuhagera ku kanya uhita ukanda subscribe tuzajya tugendana umunota ku wundi bamaze kuba benshi ni benshi abantu 24 ni benshi kandi abona abacu abo rero baraza gukomeza kugenda biyongera kuko buri ibintu ni gahoro gahoro kandi tuzi neza ko urukundo mwatweretse rutazasubira inyuma mukomeze kuza ku buryo tuza kuva mu kiganiro byibura bamaze kuba 50 ejo hiyongereho abandi 50 ejo bundi 1000 dukomeze kugenda tuba umuryango mugari hanyuma tuve kuri uyu mufana ni bya Rayon Sport tunasimbukira nanone gatoya ku Mavubi kanya naho zenganira na Clarisse ambwira ko aza kuza kugira amakuru